Yesu nashimwe bene data, ndanezerewe muri aya masaha, nejejwe no kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Niyonsaba Claudine, ndaje ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Intego yacu hano kuvuga umwami wacu, tukamwamamaza amahanga yose, abamuzi bakarushaho kunezererwa imirimo ye, bataramumenya nabo bakamumenya. Kandi ni umwami w'amahoro, abamumenye bazi ibyiza byo kuba muri we, abataramumenya nabo turabakangurira kurushaho kumwegera kugira ngo arusheho kubana nabo. Imana nishimwe. Reka ntangire nsenga Imana, hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana nziza, Imana ishobora byose, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana yarinze umuntu ikabana nawe, kandi Imana ikomeza kutuzigama uko bukeye n'uko bwije. Turagushimiye, ndagushimiye ko umpaye uyu mwanya kugira ngo nganire n'abantu bawe ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe ryahumetswe nawe kandi rigira umumaro kutwigisha, kuko wifuza ko abantu bose bakizwa muri iyi minsi bakamenya ukuri, kandi ukuri kw'ijambo niko kuzabatura benshi. Nkundira rero umuntu unyumva none n'uzanyumva, abagabo banyumva, abagore banyumva, urubyiruko ruzanyumva, bazabaturwe n'ijambo ryawe. Abihebye bazumve bagize ibyiringiro bishya, abafite ibibazo bitandukanye baburiye igisubizo bazumve bongeye kwizezwa n'ijambo ryawe ko kongera kubaho bafite ibyiringiro by'ejo bishoboka, badafite agakiza bagahabwe nk'impano ikomeye waduhaye natwe tutaguze. Mana, unyemerere iri jambo rigira umumaro ku mutima w'umuntu wese uryumva. Ndagushimiye kuko uri Imana yumva gusenga, ngaho unyemerera tubane, kandi unyemerere umuntu wese wumvira ijambo yunguke. Senze gutyo nizeye Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya, haleluya. Ndanezerewe mu mutima wanjye ko Imana impaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwo bwanditswe na Luka. Turasoma ibice 19, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'10, hanyuma tukomeze tuganira kuri ayo magambo. Umutwe w'amagambo haravuga ngo ibya Zakayo. Umurongo wa mbere, Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba, kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha 4. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Imana itugirire neza. Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, aho dusomye inkuru z'uyu mugabo witwa Zakayo. Yagize intego mu mutima, yumva arashaka kureba Yesu, yumvaga bamuvuga. Yesu yajyaga agira igihe agatembera mu midugudu itandukanye, agatembera agakora ibitangaza. Hari aho yageraga agakiza abarwayi, hari aho twagiye twumva inkuru z'ukuntu yahumuraga abantu bahumye, abaremaye igihe kirekire, abatakaje ibyiringiro by'ubuzima. Aho yageraga Yesu yasigaga hari ibintu bikoretse. Rero mu mudugudu w'i Yeriko, ngo uyu mugabo witwa Zakayo niho yari atuye, kandi yari umuntu ukomeye, yari umunyacyubahiro. Abantu baramwubahaga kuko nk'umunyacyubahiro, ngo yari umukoresha w'ikoro kandi mukuru, cyangwa se na muri iki gihe cya none yari ashinzwe iby'imisoro, ari we uyikusanya. Aba bantu rero ngo iki gihe cyabo bafatwaga nk'abantu batari beza. Abaturage babonaga ari nk'abagome, babonaga ari abantu babambura, babanyaga, ntabwo babakundaga mu by'ukuri, ariko yari umunyacyubahiro. Rero Zakayo ngo aza kumva inkuru nziza ya Yesu Kristo ko azanyura muri uwo mudugudu w'i Yeriko. Yumva mu mutima afite ishyaka ryo kumureba nawe ngo akamubona, ngo yumva agashaka kumenya ukuntu Yesu asa. Imana ishimwe. Zakayo yumva mu mutima arabishaka,
arabaza ati Yesu muvuga azanyura Yeriko ryari? Ni nkuko nda muri iki gihe cyacu dushobora kumva tujya twumva abayobozi bakomeye mu gihugu, ukumva ngo araza mu mudugudu utuyemo cyangwa se mu karere, mu ntara se, ukumva umuntu afite inyota nyinshi yo kumubona, cyane ko abenshi wenda baba baragiye babona nk'abayobozi ku mateleviziyo n'ahandi ataramubona, akavuga ati nanjye byanga bikunda ahantu umuyobozi azaza nzajyayo. Zakayo nawe yumva mu mutima arashaka guhirimbana no kugira ishyaka ryinshi no gushyiramo imbaraga kugira ngo agere ahantu Yesu ari bunyure cyangwa hari bukorera ibitangaza. Ahari nubwo ari umutunzi, nubwo yari afite ubushobozi bw'ibifatika byo mu isi, ariko yumvaga ashaka Yesu. Imana ishimwe. Zakayo rero ngo amenya ko Yeriko Yesu arahanyura, aravuga ati byanga bikunda nanjye ndi bumubone, ndashaka kumenya ukuntu uwo mugabo bavuze asa, uko ameze, uko akora, ndashaka kubireba. Imana ishimwe. Zakayo ngo ashyiramo imbaraga, agira umwete, yumva arabishaka. Icya mbere nuko yumvise abishaka muri we, aravuga ati ndashaka kumubona, agira ishyaka, arabihirimbanira. Ngo yaragiye ajya mu bantu benshi, ngo mu bantu benshi ahantu hari buhurire nk'umuntu ukomeye, mubona abantu baba bafite umuvundo, abagabo, abagore, abana bato nabo baba barimo basesera, ab'urubavu ruto bagenda babatsindagira, abadafite imbaraga basa n'abagwa. Nuko byari bimeze icyo gihe. Iyo shusho yari iri Yeriko, Yesu Kristo ahanyura muri uwo mudugudu, nuko byari bimeze. Ariko Zakayo aravuga ati nubwo ndi mugufi, haleluya, nubwo ndi mugufi yambera inenge yo gutuma Yesu Kristo ntamubona, ariko byanga bikunda ndamubona. Hari ikintu cyanejeje nsoma iri jambo, yabanje kwimenyaho inenge afite, amenya uruhande rw'intege nke kuri we ko ari ubugufi. Imana idufashe kandi tugirire neza. Aravuga ati ahari abantu barebare bashobora kuza kujya bisumbukuruza abantu babyigana, wenda Yesu yacaho bakisumbukuruza bakabasha kumubona n'igice cyo hejuru, ariko jewe ubugufi bwanjye ntago biri bukunde. Aravuga ati ndakora iki? Ngo yumva mu mutima yigira inama. Imana ishimwe, haleluya. Aravuga ati nubwo ndi mugufi, nubwo yari inenge ishobora gutuma namubona, ariko hari icyo nakora, hari ikintu nakora kuri inenge mfite. Zakayo ngo aragenda arabyigana mu bantu, ashaka aho acabona biranze, ngo ahita agenda yurira igiti cy'umuvumu. Icyo cyari igitekerezo kizanwe n'Imana, ngo yurira igiti cy'umuvumu, arazamuka ageramo hejuru. Aravuga ati byanga bikunda ubugufi bwanjye ntabwo bwambuza kureba umwami Imana. Nuko ngo aragenda arurira, ageze mu giti cy'umuvumu hejuru. Yesu Kristo ureba mu mutima, akamenya ibirimo, akamenya ibintu byihishe, akamenya ko ufite ishyaka ryo kumumenya, ko ufite ishyaka ryo kubana nawe no gukorana nawe, ko wumva ushaka kugendana nawe nubwo bikugora, nubwo bikunanira, nubwo ufite inenge n'inkovu z'ibyaha, ariko ko uhora ufite inyota yo kumva Yesu yakubera umuyobozi, yakubera umujyanama, mwagendana, mwakorana. Ngo nuko amenya, haleluya, ikiri mu mutima wa Zakayo arakimenya kuko atakibwirwa n'abantu. Ahari iyo aza kubaza abagabo baraho ati ko mbonye umuntu wuriye igiti yitwa nde, nuwahe, bari guhita bamubwira inenge gusa. Bari kumubwira bati uriya mugabo wuriye igiti ni mugufi. Icyo ni icyambere. Kabiri bakamubwira bati Yesu rero uriya mugabo ubonye wuriye igiti yaratwambuye, yatumazeho ibyacu. Gatatu bakamubwira bati nubwo ubonye uri igiti, uriya ni igisambo, n'umuntu mubi, n'umugambanyi, nta cyiza agira, ntiwirirwe umureba, ntiwirirwe uvugana nawe. Ariko Yesu, haleluya, ureba mu mutima, akirebera adatumweyo n'abantu, atabajije abantu ngo ngirira uriya nte, mukorera iki. Yarirebeye mu mutima wa Zakayo, amenya ishyaka afite, amenya inyota ye ko ari bubasha kuyihaza. Imana ishimwe. Nuko ngo Yesu Kristo ngo ahita amenya ikiri mu mutima wa Zakayo, ngo ageze munsi y'igiti cy'umuvumu. Imana ishimwe. Ngo Yesu arararama. Niko twasomye ijambo, ngo Yesu arararama, ahita areba mu giti aho mu muvumu nyine Zakayo yarari yicaye, areba ati ndamubona ne, wenda ndareba hasi arahanyura mubone. Nuko Yesu yumva ntibihagije ko Zakayo areba hasi ngo akabona Yesu wenda igice kimwe, woya, aramubwira ngo Zakayo, haleluya, ngururuka kuko uyu munsi mwiriye kurari wawe. Imana ishimwe. Aramubwira ngo ururuka uyu munsi ndarari wawe. Ntabwo ari ukundebera iyo mu giti, ntabwo ari ukumbwirwa n'abantu. Yesu abonye mu mutima wa Zakayo, aravuga ngo umaze igihe ufite inyota yo kumbona, aravuga ngo umaze igihe ushaka ko ngendana nawe. Nuko aramubwira ngo ururuka uyu munsi nkwiriye kurari wawe. Imana ishimwe.
twasomye iyi nkuru uko yakomeje kugenda, nuko ngo Zakayo yaje arururuka ngo nuko yakira Yesu Kristo anezerewe, kuko n'ubundi yari afite iyo nyota, yumvaga abinyotewe, yumvaga abishaka kumubona. Nuko ngo yururuka mu giti yumva anezerewe, sinzi wenda ngo yamuhobeye ate, sinzi ngo byagenze bite ko sinabirebaga, ariko ndiyumvisha ubwuzu yari afite bwo kwakira Yesu Kristo. Nuko ngo yumva aranezerewe ngo amwakira neza. Ariko abandi bantu, Imana idufashe cyane, bari bari aho hafi, abarebare bari barimo, hari wenda baravuze bati hoya kariya kagabo kagufi kareshya kuriya gafite inenge, hoya kubera icyo ari ugiye. Ariko twasomye ijambo ngo baravuze ngo dorere ngo none se kandi ko Yesu Kristo tubona agiye gucumbika ku munyabyaha bimeze bite? Bimeze bite? Bigenze bite ko tubona ahisemo kujya gucumbika ku munyabyaha? Bigenze bite? Ariko Yesu ureba mu mutima, yari yamenye ikintu ari bukore mu mutima w'uyu mugabo. Imana ishimwe. Nuko Zakayo ngo akimara guhura na Yesu, amaze kumwakira, amaze kumva ahuye nawe, yumva aramenetse, yumva abaye mushya, ngo ahita abwira Yesu iri jambo. Aramubwira ngo Yesu Kristo, ngo ndi umutunzi rwose, ariko ibyo ntunze kimwe cya kabiri ngiye kubifata mbigabanya abakene, aha ntuye abantu bave mu bukene bwabo. Yesu ati ndakumva Zakayo, wamaze kunyakira koko. Hanyuma ahita amubwira ati kandi Yesu Kristo, hari abantu nambuye, hari abantu nanyaze ibyabo, ubu ngiye kugenda mbagabanye, buri muntu ngende mwishyura, kandi ndajya mukubira inshuro enye, kuko maze igihe kirekire nambura. Imana idutabare cyane. Nuko Yesu amaze kumva Zakayo ukuntu abohotse mu mutima, ukuntu anyuzwe no kumwakira, dusome hano ku murongo w'9. Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Imana ishimwe. Yesu amaze kumva uburyo Zakayo anejejwe no kumwakira, aramubwira ati Zakayo humura, 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 nubwo wari ufite inenge, nubwo wari mugufi cyane, nubwo wari umwambuzi, nubwo wari umuhemu, nubwo wari mubi kuri uyu musozi ariko humura. Haleluya. Ngo agakiza katashye muri iyi nzu, kuko nahageze muri iyi nzu agakiza katashyemo. Kandi aramubwira ngo nawe Zakayo, nubwo wari wiyizi wizo nenge, nubwo wari umeze utyo, uri umwana wa Aburahamu. Imana ishimwe. Kandi Yesu aramubwira ngo ntabwo yaje gushaka abahari cyangwa kwiyegereza abatuye bamuzi, oya, abamubonye we no mu mudugudu wa Nayini, oya, n'ahandi mu yindi midugudu yagiye aca, oya, aravuga ati hano Yeriko mpagejejwe no gushaka icyazimiye, kandi ni wowe Zakayo. Imana ishimwe. Aleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Soma iri jambo, natekereje ukuntu abantu mu isi, mu buzima tubamo bwa buri munsi, tugenda duhura n'inenge z'amateka, ukumva Yesu ntabwo wamubona ngo bikunde, ukumva ntabwo byakunda kubana nawe, ukumva ufite inenge y'amateka, ukumva ufite inenge y'ukuri, ukavuga utahari nanjye ndi mugufi nka Zakayo, hoya, ukavuga uti ndi umunyabyaha, nkoze ibyaha igihe kirekire, narabinyoye ndongera ndiyongeza, ahari Yesu nta mbabazi yangirira. Ariko numvise nakwibutsa umuntu unyumva n'uzanyumva ko Yesu yazanywe mu isi no gushaka icyari cyazimiye. Imana ishimwe. Yesu ni wowe yaje ashaka, ninjye yaje ashaka. Byashoboka ko se wenda wowe uvuga uti jye naramumenye, ahari ibi barimo kuvuga ntabwo bindeba, birareba bataramumenya, birareba bataramubona, bashaka kumubona. Ariko njyewe ndamuzi, ndamukorera, ndaririmba, ndadiyakona, ndasenga, ndabwiriza, zamuka imisozi, ukumva wakwiyatura ibintu byinshi ukora, bigaragaza ko wamumenye. Ariko dore ikintu Zakayo yakoze. Aleluya. Amaze kumumenya, amaze kumwakira, amaze kumubona nk'uko inyota yari muri we yanganaga, yavuze iki kintu ngo mwami Yesu, mwami Yesu, ngiye kuriha nambuye mbakubire, kandi ngiye gukora igikorwa cyo kugabanya mu byo ntunze ngenere abakene.
bisobanuye iki muri iri jambo? Nuko Yesu iyo mutarahura, iyo utarabana nawe, hari ibintu utashobora gukora, hari ibyo utakushoboza. Ariko iyo muhuye mukabana mukagendana, hari ibintu ahindura mu buzima bwawe. Ibaze nawe Yesu yaraye iwawe, ibaze nawe umuyobozi wo mu gihugu runaka utuyemo avuze ngo uyu munsi ndaza mu mudugudu runaka kandi mu baturage bahatuye ndigira kuri uriya mukene ancumbikire ndariwe. Ibaze ibintu byahinduka iwawe uko byabingana. Imana ishimwe. Rero Yesu Kristo amaze kugera kwa Zakayo, kuharara kwe, amen, kuharara kwe byakoze igikorwa kinini cyagutse kinini kibyibushye cyo guhindura umutima w'uyu mugabo. Yari umunyacyubahiro, yarakomeye, yarazwi, baramutinyaga. Niyo mpamvu bavuze ati dorere none se ko ari wagiye, bo batinyaga no kujyayo. Wenda ntiyabakinguriraga bakomanze. Mu isi tugira abantu utakomanga ngo akingure, nyine n'uwo niko yarari. Ariko Yesu ageze iwe, amen, afata umutima aravuga ati uyu mutima wa Zakayo ndawubamo, byanze bikunze kuko yashatse. Imana ishimwe. Rero Zakayo yakoze ikintu gikomeye cyane. Wowe ujya ukora iki kugira ngo Yesu muhure? Iyo wumva ushaka kumubona, iyo uvuga uti ndumva shaka kumubona, nigeze kumubona ariko ndi mu bihe mushaka bundi bushya, ukora iki? Zakayo yamenye ko ari mugufi. Ushobora kugera mu gihe ukimenyaho intege nke, ukavuga uti ni mu gihe cy'intege nke Yesu twigeze guhura, ariko noneho ndamushaka bundi bushya. Ni icyo ukora iyo bigenze gutyo? Iyo uri muri icyo gihe ukora iki? Urongera ugatera ntambwe ki? Ko Zakayo uri umuvumu, amen, abandi bagatangazwa nabyo, ariko Yesu akareba iryo shyaka. Ishyaka ryawe nirihe? Iyo wumva ushaka ko yongera kuza bundi bushya. Imana tugirire neza. Tugeze mu gihe umuntu asubiza inyuma ibihe akavuga ati narasenze, kuva umuntu arabyirata, ngewe narasenze, ngewe nararirimbye, ngewe nakoze ibi, umuntu agasigarana ibyirato, izina gusa. Ariko umwe yaravuze ngo dukinira mu kibuga abandi bakiniyemo, ngo kandi hari intwari zanesheje zitwaye neza mu kibuga. Ikigeragezo ufite, ikibazo ufite cyatuma utandukana n'Imana ni ikihe? Koko ko ari ibyo wigeze kuyimenya? Koko ko ari ibyo mwigeze kugendana no kubana? Niki gitumye usubira inyuma? Bwira Yesu mwongere mugendane. Bwira Yesu yongera ziwawe, naza rongera bihindure. Tekereza ko Zakayo yavuze ati ndabimenye ko ageze iwanjye, ndabimenye ko ageze muri nge, ndabimenye ko mwakiriye, ngiye guhindura ibi na biriya. Wahinduye iki? Kuvuga ko wamumenye, wahinduye iki? Kuvuga ko wamumenye, imvugo yawe imeze gute? Aho utuye iyo uvuze ntibahunga, iyo uvuze ntibagira ubwoba? Ese mu rugo iyo uvuze abantu ntibikanga bakavuga bataravuze? Ya imvugo yawe imeze ite? Kuvuga ko wamumenye umuzi. Zakayo yarahindutse. Mana ishimwe. Mudugudu barabimenya, baravuga ati wa muntu wari umwambuzi, wa muntu watuhohoteraga akatwambura yitwaje icyo ari cyo. Oya, baravuga bati none harahindutse pe. Batarahindutse, dore atangiye kuturiha ibyacu, batatangiye gukora ibyo atakoraga. Kuvuga ko wamumenye, wahinduye iki? Imvugo yawe yarahindutse, imigendere yawe yarahindutse. Ese aho utuye barakubona bakamenya ko ubana nawe. Muri imbyaye ngo jya ubana na Yesu, ngo nubana nawe bose bazamenya kubana nawe, bizatuma bareka ubugome bamwitabe. Ni ukuvuga ngo kubana na Yesu bigomba kumindura, bikaguhindura, abantu bakabimenya. Si ngombwa ngo ugende uvuga ngo ngewe ndakaze, nkora ibi mu idini mbarizwamo, nkora ibi mu itorero, ngewe umunyorohere, ndi umuyobozi, nyobora ibi, nkora ibi. Oya, ibyo byirato bisa n'ibidafite imbaraga n'agaciro. Igifite agaciro, haleluya, ni ukubana na Yesu. Abantu bakamenya kubana nawe, bikabatera kureka ubugome, bakamwitaba, bakavuga ngo natwe turi umusange. Uko biri kose, nubwo biri tabivuze byose, ntabwo Zakayo yatekereje ko ashaka kureba Yesu. Nta nkuru yamwumviseho. Hari ukuntu yari yaramwumvise bamuvuga, hari uko yari yamubwiwe n'abandi baravuga. Aravuga ati nanjye uwo mugabo waciye mu mudugudu uyu n'uyu agakora ibi, agaca hari agakora ibi, agaca hari akabikora, naciye ariko, haleluya, naciye ariko nubwo ndi mugufi nanjye nzagenda ajya kumureba. Nicyo cyatumye avuga ati n'umuvumu ndemera nkurire ariko mubone. Mana ishimwe.
rero Yesu yaje gushaka icyari cyarazimiye, kandi aracyahamagara ngo nawe naragupfiriye. Yabwiye Zakayo ijambo ryiza ngo nawe uri umwana wa Aburahamu, nubwo hari umwambuzi, nubwo hari umugome, nubwo wari ufite izina ribi, nubwo naje iwawe bagasakuza ngo ko ngiye ku munyabyaha, ariko uri umwana wa Aburahamu. Imana ishimwe. Kandi ntabwo nanyuze i Yeriko nje gushaka abo dutuye tuziranye, naje gushaka icyari cyarazimiye Yeriko. Imana ishimwe. Imana yagera mu gihugu urimo ishaka wowe, Imana yagera mu mudugudu utuyemo ishaka wowe. Byashoboka ko utigeze uhura na Yesu Kristo ngo umumenye, ariko wamubwiwe n'abantu, nuko utagize inyota yo kuvuga ngo nacaho nuye nanjye nzatera intambwe mumenye. Ariko igihe cyawe ni iki mukundwa? Igihe cyawe ni iki kugira ngo nawe ugire inyota nk'iya Zakayo, ugire ishyaka nk'iryo, uvuga uti byanze bikunze igihe ni iki ngo menye Yesu Kristo? Kandi nukuri simbabeshye, kumenya Yesu no kubana nawe ni iby'igiciro cyinshi, bituma umuntu atunga amahoro menshi. Ndabigukumbuje aho utaramumenya, hari ibintu warenga, hari igihe warenga ukajya mu kindi. Imana ishimwe. Wakira Yesu byakugira umumaro. Imana ishimwe. Rero Yesu yavuze ijambo ryiza muri Matayo, aravuga ngo muze mwese abarushye n'abaremerewe, ngo muze musange ndabaruhura. Imana ishimwe. Njya ntekereza kuri ijambo nkumva ribaye rinini muri njye, nkavuga niko ntarabona mu mudugudu ntuyemo umugabo w'ibigango wahamagaye indushyi ngo avuga ati muze mwese abapfakazi mutuye mu mudugudu mushonje mbagaburire, cyangwa se muze indushyi zose muze munyegere. Uwo muntu sindamubona. Tujya tubona abagira neza, hari ababikora mu ibanga, hari ababikora tukabibona hatandukanye, ariko baragenda kubw'ubushobozi bw'umuntu bagatoranya kugira ngo babashe gusaranganya. Ariko Imana yacu nasanze idasaranganya, irihagije. Iyije kuruhura indushyi iravuga ngo nimuze. Haleluya. Abarushye n'abaremerewe, sindabona umuntu, ntabwo ndamubona umuntu wamubonye asatubwire, sindabona umuntu waruhura indushyi zose ngo ziruhuke. Ari umuntu niyo yagira ubutunzi ashobora kwiyemeza kugaburira abantu, ariko yabagaburira ku wa mbere, ku wa kabiri ntabwo yabishobora. Yabambika ku wa mbere, ku wa kabiri bikamunanira. Ahari yakwishyurira abana ishuri, ariko yakwishyuriye 5, 20 bikanga. Ariko Yesu, haleluya, we ni munini, ni mugari, aravuga ngo indushyi zose zize. Nicyo cyatumye atagira ipfunwe n'isoni byo kurarama. Kubera Zakayo arararama areba mu giti cy'umuvumu, aravuga ngo hariyo umugabo ushaka. Ubwo nshaka rero nanjye ndaje musange twigumanira. Imana ishimwe. Ese urashaka Yesu? Ufite inyota se? Imana ishimwe. Niba ufite inyota yo kumenya Yesu, ndakwifuriza kugira ishyaka mu mutima, ugahirimbana ukagira ikintu wakora nk'uko Zakayo yagikoze, hanyuma Yesu mwahura. Ikindi kandi ushobora kumwumva ufite inenge, uvuga utahari ntiyanyemera, ibyaha byaranyishe, byaransikamiye, ukavuga uti bose baranzi, niyo nakwihana ntibakemera ko nihannye kuko ibyo nakoze birarenze. Ariko Yesu si uko ari. Imana ishimwe. Waragushaka kandi nukuri numwemerera, arazi wawe ahindura ibyanze guhinduka. Imana ntihabwa icubahiro. Yesu ni uruhura imfubyi zikaruhuka. Ushobora kuba waratsikamiwe n'amateka, ukumva hari abantu wananiwe kubabarira, ukumva hari abantu uvuga uti nubwo ijuru ryamanuka rikihuza n'isi, ibintu bahankoreye sinabibabarira. Ariko Yesu mwahuye yakuzuza imbabazi, iyo soko yakwaguka ukababarira. Ushobora kuvuga uti iki cyaha cyarananiye kukireka, ariko Yesu ni muhura, nawe uri buvuge nka Zakayo ngo ngiye guhindura ibi mwami Yesu. Imana ishimwe. Ndanezerewe kubwira ijambo ry'Imana, kandi ndifuza ko umuntu wese uzaryumva azarushaho kunguka, umwuka wera arusheho kugenderera no gusura umutima w'umuntu wese, akwibutse kumenya niba koko Yesu Kristo bikiri kugendana, niba urukundo rwawe nawe rwa mbere, niba wari warigeze kumenya rugihari, niba ubusabane bwe nawe bwa mbere bugihari, cyangwa niba warateshutse inzira ugasubira inyuma. Rero reka dusenge Imana kubwira ijambo. Ndakwifuriza gukomeza kubana na Yesu, kandi nubana nawe abantu bose bazabimenya. Igihugu cyose urimo, umudugudu wose utuyemo, nubana nawe abagabo bagenzi bawe bazabimenya. Kubana nawe abagore bagenzi bawe bazabimenya. Abo muturanye n'abato bazabimenya. Kubana nawe kandi bazareka ubugome, bitabe Yesu. Muri mwe yararirimbye aravuga ngo nubwo waba utazi gushyomoka ntube umuhanga, ariko ntuzabure kwamamaza no kubwira abantu ko Yesu yaguhaye imbabazi. Rero numumenya ukabana nawe, bose bazabimenya kandi bazahinduka ku bwawe. Imana yacu ishimwe. Reka dusenge Imana.
niwumvira ijambo ry'Imana ukumva Yesu mwarigeze guhura, mwarigeze kubana, ariko ukumva ubusabane bwawe nawe bwararangiye, ubwire Yesu ongera ungarukeho, ongera uzi wanjye, wongera uhature, wongera uhatinde, twongere tubane. Kandi niwumva utaramumenya, ni ukuri ndakwifuriza kugira inyota. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Reka dusenga Imana, tubanze dusenga Imana. Mana nziza, uri umunyamaboko kandi uri umunyembaraga, ndanezerewe kubwira ijambo. Uri Imana yo kubahwa, ijambo ryawe ni ryo kwizerwa, kandi ijambo ryawe ni ubuzima ku muntu uryizera. Ahari hari abagabo muri iki gihe bameze nka Zakayo, ahari hari abagore, hari urubyiruko, hari abato bameze nkawe, ariko ni ukuri Uwiteka ndakwingize ngo iri jambo rihindura imitima ya benshi, kandi uryagure rigere kure, kugira ngo abantu bafite inyota yo kukubona wongere uture mu ngo zabo, wongere uture mu mitima yabo, wongere ubahe inyota nyinshi kugira ngo ubane nabo kandi mugumane. Ndagushimiye Uwiteka, izina ryawe nirishimwe. Abaguye nubabyutse, basinzire muri iki gihe nubakangure, abarangaye nubakebure. Mwami Yesu Kristo, ni ukuri nurushaho kuduha imbaraga kuko iminsi irushaho kuba mibi. Ndagushimiye kuri Imana yumva rero, ngakomeza kubana natwe, kandi ijambo ryawe rikomeze kwaguka mu buryo bwose. Ndagushimiye kuri Imana, senze gutyo nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana rero ibaho umugisha. Abadukurikira umunsi ku wundi, tuzatuganira ijambo ry'Imana, tuzajya twumva bene data bafite amashimwe n'ubuhamya, uko intego yacu ni ukwamamaza Umwami Yesu Kristo. Kandi iyo tumwamamaza tujya tuvuga n'ibyo yadukoreye, tukabihamya, tukabivuga, tukabibwira abandi. Intego yacu ni ukuvuga ngo Yesu niyamamare, navugwe neza hose, kandi mbigizemo uruhare njyewe, nawe ubigizemo uruhare. Nuzanyumva ukumva Yesu akwiye kwamamara ubigizemo uruhare, uzagira ishyaka ryinshi nk'iryo Zakayo yagize. Hanyuma dukomeze tubana. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen.